ibyishimo byabaye byinshi numva ndacanganyikiwe ntabwo nari mbizi ni surprise munkoreye none kugeza aka kanya ndumva ntazi ukomeze ntabwo rwose nari numvaga ba papi bazi wanjye nibwo bwa mbere binjiye muri iyi nzu urabasaba abana baje guta ibi n'ibiki bibaye bise bimbera ibintu birebire cyane noneho kwera ko mbakunda cyane rero urabizi byase narabikubwiye ko mbakunda nabo narabibabwiye narabasabye ngo bandirimbire mu bukwe bw'umwana ubundi numvaga ndi gutitira mu mubiri kubera ibyishimo byandenze ariko ubu ngubu biriho biraza noneho bigenda neza ko arakunditse afite ukuntu ateye bitandukanye n'abandi bantu wumva ko nyine ari umubyeyi ufite ububyeyi bwinshi cyane Dorcas bitabiriye umuhango wo gukorera mama gig surprise aba bavandimwe rero ndagira ngo mbabwire rwose ko ari abana beza cyane n'abakozi b'Imana baje rero gukorera umubyeyi wacu mama gig surprise turabishimiye papi usigi byino misi bitazahoraho mwiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mama Gigi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mama Gigi. Happy birthday to you. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Tuza turatugenda. Katuanze duserebure mama. Katuanze tu.
umugisha uri umukobwa udasanzwe inshuti ba Justin TV Show tushimiye Imana iduhaye kuramuka amahoro. Turabasuhuje aho muri hose hirya no hino, mwaramutse amahoro, mwabyutse bikemera, nishimwe rikomeye ku Mana. Rero tugize umugisha wo kuba muri surprise y'uyu mubyeyi, ari turi kumwe n'abantu batandukanye, by'umwihariko famille ya Papi na Madame Dorcas.
turabishimiye. murakoze cyane. Mama Gigi nawe turakwishimiye muri iki gitondo. Urumva umerewe ute? ndumva nishimye, ndumva ntazi uko meze, ndumva mbese sinzi uko nabisobanura. Ibyishimo byabaye byinshi, numva ndacanganyikiwe. Ntabwo nari mbizi, ni surprise munkoreye, none kugeza aka kanya ndumva ntazi uko meze. urumva n'iki cyagufasha kugira ngo ujye mu buzima busanzwe? Numva naceceka, numva ko biza kuza, kuko nyine byarenze, numva sinzi uko mbaye. Murabibona rero uyu mubyeyi mu by'ukuri biramurenze, turamutunguye, ntabwo yarabize. Ese wibukaga itariki yawe? Ntabwo nayibukaga, sinibukaga igihe navukiye, sinibukaga n'itariki y'uyu munsi. Nari mbyutse nigera mu kazi kanjye nk'uko bisanzwe, mbese nanjye ubu sinakubwira n'ukuntu meze. Wow, Imana ishimwe ko abateguye surprise yagufashe. Ese kugira ngo ugume aya masaha ubundi ba wagiye byagenze bite? Mba nagiye, mwarimu Devota yampamagaye ati ndashaka kugutuma mu mujyi. Hari ukuntu hajya ntuma, wenda hari nk'akantu ndi bumujyanire, wenda k'abantu bamuhaye imyambaro yo kwambara, noneho akambwira tuyintwarire, wenda nk'abamama dukorana. Natekereje ko ari ibyo. Arambwira ati noneho ndashaka gutuma, ndavuga ngo yego. Hanyuma arambwira ngo uragiye ngo saa 3 uraba wagiye, ndavuga ngo ya, ngo ariko nka saa 3 n'iminota irenga ndaba ngiye. Noneho rero arambwira ngo ntugende ntagutumye, ndavuga ngo yego. Mbonye zigeze arambwira ngo ndaje ndi mu nzira ntugende, ndavuga nti reka nsohoke duhurire ku irembo. Nari ndangije kwitegura, byose byarangiye, mpita mfata n'agakapu karimo imyenda hano inyuma nari naje gufura, ndasohoka. Ngeze ku irembo mwarimu asanga niho mpagaze, atari ko se kundeba utarwiyambitse uzindutse cyane ugenda ufite abageni. Noneho ndamubwira ntoya, ariko hari abantu bari gutwara utuntu bibagiwe, batwaye imyenda ariko hasigara utuntu duke, ndagira ngo njye kutubaha. Ati nanjye njye nari ngiye mu mujyi, ati kandi hari umwana ugiye kumpa lift, ati waretse tukajyana. Ambwiye lift, mpita numva agatima k'ibyishimo bwase, ubundi duhagarara umwanya ku muhanda, isaha igashira indi ikaza tugitegereje basi. Ndavuga nti ngwino tube twicariye mu rugo, uwo mwana azi. Ati ngo duhita dusubira mu nzu. Ati reka tumutegereze. Nagira ngo niba abana bajya bamutwara, agira abana b'abasore baba bakirisitu baza kumutwara. Noneho turaza turicarira, dutangira inkuru zacu. Mubwira inkuru, ambaza inkuru z'abana uko bameze, ndababwira ko amasaha arimo agenda kugira ngo n'abandi bahagere. Inkuru akambwira, nkabona aravugana kuri telefone, atarambwiye ngo araje. Ndamubwira ntibyihorera, ariko ngo tube twicariye, naza arahita dutwara tudahagaze. Nuko byangendekeye, mbona muraje. Mpita numva nyine sinzi uko mbaye, numva sinzi ukuntu bisemera. Ni ibintu bimbayeho ntari nzi kuva navuka. N'ubu ngubu nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye. Urabona ko mfite n'imyaka myinshi, ni ubwa mbere bimbayeho. Niyo mpamvu numva ntazi uko meze. Ndumva ibintu ndi gutitira mu mubiri hose, ntitira ahantu hose, ntitira. Ntabwo ndaba, sinzi ko ndi bube na muzima. Ndumva najya mu gitanda nkiryamira. Ni abantu gutanga ibi bintu, ubundi nari kwita ndyama. Dutume tugende tubigukorera uryame. Bazi urampa nimero zabo. Wapi baba bashaka ngo abari ibyo bibaha. None ubwo ahubwo ndagenda mbibahe, nindangiza ngaruke niryame. Niki kintu kigutunguye muri ibi bintu byose Mama Gigi? Ibi bintu byose birantunguye. Icyambere
ntabwo iyi gato nibyo nakubwiraga y'umunsi w'amavuko ni ubwa mbere nyibonye mu buzima. Icya kabiri kumpa indabyo nk'izi nabyo birantunguye. Icya gatatu kubona ba papi baza, ntabwo nari nzi ko banaza, nta nubwo nari nzi yuko mbese ndumva byo bindenze. Ntabwo rwose nari numvaga ba papi bazi iwanjye, nibwo bwa mbere binjiye muri iyi nzu. Murabasaba abana baje guta ibi n'ibiki bibaye, bise bimbera ibintu birebire cyane. Noneho kubera ko mbakunda cyane rero, urabizi jya sinarabikubwiye ko mbakunda, nabo narabibabwiye, narabasabye ngo bandirimbire mu bukwe bw'umwana. Nkumva nibandirimbira nibwo nzishima cyane kurenza abandi bose. Nabyo bimbereye ukuntu numva binkoza abantu. Abangaba bo turabana, baza bakankora surprise, ariko muri weekend kenshi buri gihe tuba turi kumwe nabo kuko dukorana umurimo. Mbese ni ibintu mbona kamera, ibi ni ibiki bibaye, mpise numva mbaye ukuntu. N'ubu kandi niko nyimeze, urebye ubaye nk'uwapima muri iki wasanga hari ahandi hantu nageze. Nizere ko bitari bugutera ikibazo cy'uburwayi. Ntabwo ikibazo cy'uburwayi, ahubwo hari ibyishimo biba bikaba nyine bikakurenga, ugasa nk'umuntu ubaye nk'akantu k'akazanga, ugacanganyikirwa ukumva ubaye nk'akantu k'akazanga, mbese ukabasa ibintu bikino nto bibaye bije bigutunguye. Biba ari umunezero ariko umwishi. Noneho iyo ubaye mwishi rero sinzi ukuntu nabikubwira, hari ukuntu uhinduka muri wowe, ariko bitaza kuba bibi. Oya, ntabwo biza kuba bibi, biragenda bishira. Turagushimiye Mama Gigi, famiye Kapo, Cleva na Dorcas. Muri abantu bazwi, by'umwihariko mufite ubwiza bw'Imana, mufite igikundiro na feva y'Imana. Abantu barabakunda, abantu barabakenera. Ni gute mwakiriye kuza kwitabira umunsi w'amavuko y'umubyeyi? Mama Gigi rero ashize igihe gitoya tumenya, ariko turamukunda cyane. Yego yego, kuno yivugira. Yego, umuntu yarampamagara akampamagara, ariko kumva ni umuntu umereye nk'akabebe. Yego, afite to iryoshye kuyumva, irimo guteta cyane, kubyinirira. Se ntabwo wayimwima pe. Yego, ntabwo nari nzi ko anasetsa gutya. Yego, arasetsa cyane, uriya jya mwigana. Twarishimye rero kumva ko ari Mama Gigi twaza gukorera surprise. Wow. Ko ubwo duherukana urumva yarari turi kwitegura ubukwe, ntago mwabonanye, mbese ntimwaba. Hari ukuntu abantu niyo banahura ariko ukabona nyine afitemo aga stress. No muri ya stress rero ukabona umuntu nyine uri fani cyane, ukabona afite stress ariko ukabona yifitiye bwa butesi. Yego, n'ibyishimo ahora aseka. Rero mu by'ukuri turishimye cyane kuba hano natwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ese ngo niba abantu ngo b'abasitari, ntabwo ari urwo rwego twajemo. Yego, kuko nta nubwo wenda navuga ngo ntabwo ari hose abantu bose badukunda tugiye gukora surprise. So rero ntabwo twaje muri urwo rwego kumva ko tuje nk'abasitari, twaje kubera ko ari umubyeyi mwiza kandi twaragukunze. Ni ukuri turanezerewe natwe, tubonye ukuntu wishimye natwe twumva nyine birara. Wow. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mama Gigi, joyeux anniversaire,
wow, akaba ari umuhungu we. Karibu. Ni Justine twavuganye rero. Ntabwo twari tuziranye, ariko twavugana kuri telefone. harahiye nawe urayizi cyane ngo harahiye. yego wow, Christopher mwakiriye ute? birarenze. wow. Mu by'ukuri mama Gigi ni umumama mwiza cyane, ni umumama mwiza ukunditse, ukunditse pe. Kandi nawe ari mu mwuka w'Imana, agira impuhwe, agira urukundo, akunda abantu, aca bugufi. Yego. Uyu munsi wowe urawubona ute? Ese mutuwe mujya muri ibi birori, niba ariko nabyita ya surprise, mujya muyajyamo mugakorera abantu ama surprise, cyangwa namwe ni surprise ibakoreweho? Ni surprise kubera ko ari mama Gigi. Yego. Nk'uko bivuze hashize igihe gito yatuziranye, kandi sina kenshi tujya mu birori nk'ibi ngibi by'ama surprise. Tujyayo ariko si kenshi. So byabaye umwihariko rero kubera ko ari mama Gigi. Nk'uko bivuze twaramukunze cyane kuko arakunditse, afite ukuntu ateye bitandukanye n'abandi bantu. Yego. Wumva ko nyine ari umubyeyi ufite ububyeyi bwinshi cyane. Twishimye cyane. Yego. Murakoze cyane. Sinzi niba hari ikindi mwamubwira kuri uyu munsi we. Nta kindi kirenze ko tugukunda pe. Kandi n'igihe cyose uzadukenerera tuzaba duhari. Turabashimiye cyane. Dushimiye umuntu wese wagize uruhare kugira ngo ibi bintu bigende neza. Dushimiye mama Biko ni Bakame. Niryo zina rimukujije, izina rikujije. Turagushimiye cyane, umwanya wawe wakoze ibishoboka byose, uraboneka, watanze n'amafaranga yawe. Mafiye, tugushimiye umwanya wawe, amafaranga yawe. Rusi, tugushimiye umwanya wawe, amafaranga yawe. Dushimiye n'abatari hano, harimo ba Jose, harimo mama Olive urabizi ko yari hanze yagiye kwivuza, ariko uyu munsi yarawuzirikanye nawe. Ubufasha bwe twabubonye, harimo na ba Sandrine na ba Duse n'abandi batandukanye. Rero turabashimiye bose, ariko naro by'umwihariko reka dushimire Christophe twavuganye ntabwo tuziranye, nasabye nimero ye barayima, turapanga. Tumaze gupanga uyu munsi arankoshona. Yankoreye surprise nanjye. Twavuganye ko saa 3 ari bo bari hano. Akakuragira. Umva bigeze aho niba yarabyibagiwe, niba byaragenze bite? Anyandikira message, turabize ati ndagira mu rugo saa 5 uyu munsi mu gitondo. Ndamubwira niko twavuganye saa 3 byagenze bite, ariko nyine yari afite izindi gahunda, ntabwo ari ukunkoshona kundi, yari afite ibintu byinshi nawe arimo, ariko ndamushimiye. Ndimubwira yarishimye, aravuga ati wow, ati ibyo bintu ntabwo mbizi bikorwa bite, tuzabigira gute, turabivugana, arabyishimira cyane. Rero ntabwo yayirengeje saa 5 wamugani. Urumva rero ko ari we wari kukuragira, nyine niko tubyita. Imana rero yahise yohereza undi mumarayika witwa Mwarimu Devota yampamagaye ati se bimeze bite? Ndamubwira ati se ubu hari uri uruhande rwe ngo tumenye amakuru? Ndamubwira ntugire ikibazo, Christopher arahari. Atoya ati reka muhamagare numve ataducika. Niko kuguhamagara rero, arambwira ati ko yiteguye agiye kugenda. Ndamubwira gerageza nyine umuragire turebe, nuko niko kujijisha kose wabonye. Akubwira ati buretse hari umuntu mwari rwose udukoreye umuti, kuko yaje yambwiye ngo ugeze ku irembo uragiye.
ubwo rero numvaga plan B yindi ari ukuza mu mujyi kubikorerayo, ariko ambwiye ngo umuhaye iminota 30 tugira vuba vuba kugira ngo tubashe kuhagera. Ni ukuri ndabashimiye mwese, na kameramani wacu turagushimiye ko wabanye natwe kuri uyu munsi. Imana ibaho umugisha mwese. Rero ahasigaye tugiye gukata keke. Mama Gig uradufasha gukata keke. ubundi numvaga ndi gutitira mu mubiri kubera ibyishimo byandenze, ariko ubu ngubu biriho biraza, noneho bigenda neza. Ndabashimiye cyane. Mbese ntabwo kubera nyine nakubwiye ibyishimo byambanye byinshi, ariko ndabashimiye, ndagushimiye Jasi kubw'iki kintu watekereje ukakibwira bagenzi bawe. Aba bana bose ndabakunda cyane, ndabakunda, murambe babwira. Ba Papi ndabakunda cyane, najyaga mbabona kuri YouTube, ntarababona gutya turi kumwe, nkabakunda we. Noneho mpita nkora subscribe. Uzi no kubivuga wa kugira ya winsubirishamo, noneho kugira ngo njye bakurikirana cyane indirimbo baririmba zo mu gitabo. Nkunda indirimbo zo mu gitabo cyane, nkabakunda cyane ntarababona, nkajya mbona ko nkunda ababana. Noneho nkagura amamega agashira rimwe bwo ndi kumva, ubundi nkakora babyita ngo iki, kwakunda ukora ukajya uhora wumva umuntu amamega atariho, download nkabita downloading. Yego nibyo wabishoboye. Noneho n'igihe ntafite amamega cyangwa nkanayakuraho nkabumva. Naba ndyamye ndi ku gitanda nkahita mbashyiraho telefone nkayitereka iruhande rwanjye, nkabumva nkumva ndanezerewe, nkumva ndi mu munyenga, nkaza no gusinzira muririmbo, bikaza kurangira. Noneho mu bukwe bw'umwana uyu nguyu ndavuga ngo nimwe muzandirimbira, icyo bizasaba cyose mbyivugisha mbigambirira muri jye nzagikora, ariko mbabone. Ndibuka nandikiye Papi kuri WhatsApp, Rusi siwe natse nimero za Papi, turi ku rusengero twari twicaranye, ndamubwira ngo ugira nimero za Papi Kereva? Ngo yego ndazifite. Nituzima ese wamenye icyo nzi kwakiye? Ntabyo yamenye. Ahita azima, mpita mushyiraho, mbona uri kuri WhatsApp. Nahise nkwandikira icyo gihe, urabizi. Aransubiza ko yashobora kuboneka. Numva biranshimishije cyane cyane. Yego, none reba, bambereye abana, bambereye umuryango. Nimubyara nzaza kubahemba. Babyaye kabiri, ningira umugisha babyaye kabiri, ndabizi. Tuzajyana, tuzajyana. Igorata nibyo rwose, tuzajyana rwose, ndabyemeye. Tuzajyana, ndabigusabye, kubera nyine birashimishije cyane. Numvise narabakunze cyane, nakunze kubibabwira kenshi. Ndabashimiye n'ukuri, ibi bintu mbese ni surprise koko. Ndabashimiye cyane, mbikuye ku mutima. N'aba bana ndabashimiye. Mwarimu Devota ndagushimiye, yandagiye shaho twigira, mbese yambwiraga lift, nkavuga nti ariko n'ubundi kujya guhagarara ku muhanda nkamara iminota 30 cyangwa isaha nzima, reka tube twicariye mbona imodoka ingeza mu mujyi. Nta kantu k'akanunu natekerezaga, wapi.
ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha. amen. Yego rero mu gusoza iki gikorwa ntabwo narangiza nashimiye cyane birenze uko mu mabitekereza Papi na Dorcas. Ni ukuri abantu bashobora kugira ngo ni amakabya nkuru ariko muri abantu baca bugufi. Nabimubwiye nabanje kubaza umuntu ndamubaza ntibanze umbwire Papi ni muntu ki, ese yakira abantu bose? Niko nabajije uwo muntu sinago namuvuga. Arambwira ati Papi ni umuntu uri woroheje cyane n'umudamu we ni umuntu uciye bugufi. Ndambwira ni ku buryo namusaba serivisi akayima ati ye baba we atumva adafite gahunda yabigukorera. Nanjye naka nimero ndamwandikira arambwira ati rwose ndahari. Numva birandyoheye ndavuga nti Imana ishimwe, Imana ibaho umugisha. Ni ukuri uwo mutima mukomeze uko guca bugufi. Bibiliya tubwira ngo guca bugufi bibanziriza icyubahiro, bibanziriza gushyirwa hejuru. Rero ni ukuri nubwo Imana yabasize amavuta y'ubwiza muri beza ku mubiri, beza fizikali, si ibyo kuvuga ngo barimo barasa baragenda basa kubera ari umugabo rero n'umugabo, muri beza ku mubiri rwose pe. Papa uri mwiza, ufite umugore mwiza, ni ikibajo, niko njya mubwira nti uri ikibajo. Rero uwo mutima wo guca bugufi ni ukuri mukomeze, mudasubije abantu nyuma ngo kubera ko Imana imaze kubageza ahantu, kubera ko mu feva y'Imana bariho, kubera ko abantu babakunda. Rwose ndabashimiye, mwaranejeje. Papa tukajya tuganira tugaca nkamubwira ndakubwira uko biri bube bimeze rwose pe. Baraza wabonye ko rwose ari abana beza. Imana ibaha umugisha utagabanyije, Imana ibarebe neza, Imana ibaha amahoro, Imana ibamurikishiriza umucyo w'amaso hayo, Imana ikomeze ibagure, feva yayo ikomeze ibabeho, icyo mukora cyose kibabere cyiza, Imana ishyire ihirwe mu nzira zanyu no ku rubyaro rwanyu, kandi gukomera kwayo kugaragarire ku bana banyu. Amen. Sinzi Christophe niba ngwino nawe tubwire uko Yego murakoze. Nanjye reka mbashimire kuba mwafashe aka kanya mukitanga kugira ngo muze gushyigikira umubyeyi wanjye, ariko ni n'umubyeyi w'abandi mbona umugisha. Njyewe sinzi ntago twaravuganaga, ariko ubu nibwo nyine nkumenye. Ubundi nari nakwitanyije n'undi muntu, nari namwitije na Justine wo hirya yo kwa niyo mpamvu nari namwisanzuye, ntabwo nari nzi ko ari umubyeyi mukuru cyane. Niyo mpamvu nakomeza bamubwira ibintu biri aho ngaho nyine mubwira. Iyo nza kubimenya neza nari kwifata nkabyura, numva nyine ari Justine nyine. Murakoze rero, nanjye mbasabiye umugisha mwinshi, Imana ikomeze ibahe umugisha. Yego rero dushimiye nkuko twabivuze abantu bose dushaka kuba hari abo twibagiwe, ariko no kuri mwiyumve muko tubashimiye abantu bose twabiganiriyeho bakabyemera. Ababuze umwanya ni benshi hano, bari kuba bahari ba Thierry, ahubwo hari n'undi yari yambwiye ngo agiye kumpuza nawe aze, ba Jose, ba Darius, madamu wa Dione, madamu wa Darius, urumva ko bari abantu benshi, ba Diane, ba Duse. Rero bose Imana ibaha umugisha aho muri hose, turabashimiye. Aho bari babyumve ko mbashimiye. Yego. Ciao.